mbere ndashimira Imana, ndashimira umuyobozi w'igihugu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Umutima wanjye uranezerewe cyane cyane, n'ubwa mbere mpuye namwe amaso ku maso. Nari narabisabye Imana mu masengesho ya buri munsi ko Imana yazampuza namwe tugahura. Rwose ni ibyishimo bikomeye mu mutima wanjye n'uw'Abayisilamu n'uw'Abanyarwanda muri rusange. Ndasabira imbabazi umusaza wanjye ufunzwe, afungiwe imageragere, yishoye mu biyobyabwenge, afite abana bato, mama arashaje ntabwo akibashije kubarera, ni njyewe ubafasha, ariko nanjye ibyo aho nkura ni hafi ya ntaho, nyine ni gake gake. Nabasabaga, narebye kenshi mutanga imbabazi, narebye kenshi muracyazitanga, muzahora muzitanga. Ndamusabira imbabazi ntazongera rwose, kubera Imana ibibafashemo. Mumubabarire aze arere abana be, akorera igihugu, ntabwo azongera. Ibyo abantu b'ubutabera babisuzuma bakareba. Yitwa Nizeyimana Abdul, afungiwe imageragere. Murakoze. Amaze imyaka 7 afunzwe, mudufashije rwose. Amaze arahanywe rwose, byadushimisha cyane. Murakoze. 7 ku by'ibiyobyabwenge gusa. Gusa nta kindi ntiyigeze afungwa, nta nubwo yari yarigeze afatwa na rimwe. Ibyo bazabi. Murakoze cyane nyakubahwa. Abutabera take note. Protocol bafite mikro bajyana kuri ruhande, ku ruhande rw'inyuma, naho twakura umuntu ngigira icyo abaza. Protocol ishinzwe gutanga mikro badufasha bagatanga umwanya umwe hariya ku muntu w'inyuma. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro, imigisha n'impuhwe by'Imana mubane nabyo. Natwe twese Abanyarwanda n'Abayisilamu n'Abayisilamukazi muri rusange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, gerageze muhe n'amagambo kugira ngo abandi inzozi ndazikabije. Iki gisibo cyose natekereje mu minsi 10 ya nyuma, natekereje ndamutse mpuye nawe. Ndabasabaga ntuye mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo, nitwa Dusabimana Afsa. Ikintu cya mbere nabanzaga kubasaba, mfite ibibazo bibiri. Ikintu cya mbere nabanzaga kubasaba, twagize iterambere ry'umusigiti, umushehe wacu yatwubakiye, Nyagasani we amuha ibyiza, Shehe Uthman Kabiriti. Ni intwari, mbona agera ikirenge mu cyawe, kuko ntabwo yikunda, nawe kandi niko uteye. Imana ikomeze iguha ibyiza kandi igumye igushoboze kutuyobora neza. Ikintu nagira ngo mbasabe, yatwubakiye umusigiti, ariko iwacu ni ku gicumbi cya Qur'ani, kandi Qur'ani turayubaha. Dukeneye inkunga yawe, twubakirira abana amashuri, ishuri mbega natwe ry'icyitegererezo, ku buryo igicumbi cya Qur'ani iwacu kizagaragara neza. Ikindi kintu nagwasabaga kindi, muri iyi minsi batwandikiye, barimo batwereza ama message ya mituweli. Ngenda banza nivugire, nukuvuga ngo ngiye mfite abana 2 biwacu, ni ntaho nikora pe. Nabaga mu cyiciro cya 2, ariko natungwe no kubona message, mfite abana banjye 2, nanjye ningewe ninjye ubahagarariye. Nukuvuga ngo nagiye kubona ntungwe na message nyereka ngo ngomba kwishyura 2026 ibihumbi 60 bya mituweli. Kandi no kuvuga ngo twatangaga 3,000, ariko mu by'ukuri nta bushobozi mfite. Sinkora, ngira ikibazo cy'umugongo, mba ndyamye mu rugo, ngira ngo abantu bose biwacu barabizi. None twagira ngo duhe ubufasha
murakoze Imana ariko ikomeze ubufasha bwa mbere bukwiye kuba buriho n'inzego zibishinzwe nk'icyo wabigize ntabwo byategereza igihe nzabonekera nk'aha cyangwa iki muba mukwiye kugera aho mubigeza bikazamuka mu nzego bikanafasha no kugira ngo igihe abantu baba bagena biriya bigomba gukorwa bamenye ko hariho abantu nkawe bakwiriye kuba bafashwa uburyo wabuze aho kigeza mbere nacyumvise kandi turaza kubikurikirana ariko ndagira ngo mvugire n'abandi batari hano cyangwa bafite ikibazo nk'icyawe baba bakwiye kugira aho bageza ikibazo nk'icyo cyangwa icyifuzo nk'icyo haba habaye iki waragerageje biranga byagenze bite ku nzego z'ibanze no ku zindi nzego haba hakwiye kuba hari uburyo abantu bumva ibintu nk'ibyo noneho no mu gufata ibyemezo tukagera aho duhera sibyo ari hehe wavugaga ni njyewe byagenze bite wabuza undi muntu waganyira kugira ngo bimenyekane abantu umuturanyi yaragerageje bamubwira nyine ko bazabasubiza ubwo nagira ngo nyine barize muri rusange kuko njye nari ndwaye sawa murakoze cyane twareba no kuri uruhande rwa hano inyuma protoko yadufasha tukegera n'uruhande mwareza umubyeyi umwe aho ngaho muha ijambo mwihute mugere vuba turebe ko Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitwa Masumbuko Leopold Hassani homoka i Rubavu mfite imyaka 72. Ikibazo cya mbere ni kimwe gihwanye n'icyuriya mubyeyi abajije cyerekeranye na mituweli ubu nanjye bashyize mu bagomba gutanga ibihumbi 20 kandi nta mbaraga mfite. Ikindi kibazo cya kabiri nari mfite nyakubahwa Perezida wa Repubulika uyu ni umwanya Imana impaye kugira ngo mbashe kubonana namwe kubera impuhwe yabagiriye nanjye nkaba nifuza ko mwangirira impuhwe nagize icyifuzo cyo kujya gukora umutambagiro mutagatifu ubu nkimaranye imyaka irenga 3 ariko sinari nabona ubwo bushobozi none ku bushobozi bw'Imana nkaba nifuzaga ko ibibazo bibaye bibiri rero icya mbere ni icya mituweli icya kabiri ni cyo mutambagiro ibyo ubinyuze muri aba ngaba abagomba kuba bafite ibyo byifuzo cyangwa ibibazo ni benshi cyane reka turebe uburyo twabinyuzamo abayobozi bw'idini n'abayobozi b'izindi nzego mwajya mwumva neza tukareba ibishoboka bigakorwa ibidashoboka bigasobanuka murakoze cyane bavandimwe bayisilamukazi duteraniye hano ndetse namwe mwese twahuriye muri iki cyumba twakira umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndagira ngo twigomwe uyu munsi dusoreze hano abafite ibyo bifuza ni byinshi abafite ibibazo bari kubaza ni benshi ubutaha insha Allah tuzongera duhure nawe tuzasubukurira aho twari tugeze ariko uyu munsi tumuhe umwanya abashe gukomeza gukora inshingano z'igihugu cyacu murakoze mwakoze cyane mugire amahirwe mwese